Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi World Health Organization uvuga ko kanseri iza mu by'imbere byica abantu ku isi kuko muri 2020 yishe miliyoni 10 z'abantu kandi abandi nabo baracyarwaye kanseri rero zitandukanye nizo zagiye zica abantu miliyoni 10 zirimo kanseri y'amabere, kanseri y'ibihaha, kanseri y'inkondo y'umura, kanseri ya prostate, kanseri y'uruhu ndetse na kanseri y'igifu. Uyu muryango kandi ukomeza uvuga ko buri mwaka abana 400,000 bandura kanseri zigiye zitandukanye. Kugira ngo habeho kanseri rero ni igihe uturemangingo t'umuntu dusanzwe duhinduka ibibyimba tugaca muri stage cyangwa se mu byiciro bitandukanye hanyuma tukazavamo ibibyimba binini. Ibi rero bishobora guterwa n'uko umuntu ateye, factors zituruka kuri genetique cyangwa se uturemangingo t'uruhekane rw'umuntu ndetse n'ibintu byo hanze birimo ibishobora gutera kanseri, birimo imirasire y'izuba, birimo iby'umuntu arya, birimo ndetse n'ibituruka ku ndwara zigiye zitandukanye nk'ama infection, amavirus ndetse n'amabacteri. Ibi byose rero iyo bihuye bishobora gutera umuntu kanseri bitewe n'aho yafashe, bitewe n'ibyo yariye cyangwa se n'ibyo yabayemo. Rero uyu muryango uvuga ko bishobora gutuma urwara kanseri kurushaho bikongera amahirwe yo kurwara kanseri, kunywa itabi cyane, kunywa inzoga nyinshi, kurya ibiryo bidafite intungamubiri, kudakora imyitozo ngororamubiri, kutabikora rwose, kudakora exercice physique cyangwa se imyitozo ngororamubiri, kuba ahantu hari ikirere cyanduza ubuzima bwawe. Ibi rero bishobora gutuma urwara kanseri cyangwa se ugira amahirwe menshi yo kuba warwara kanseri. Hari uburwayi nabwo butandukanye bushobora gutuma umuntu arwara kanseri cyangwa se bushobora kumwongerera amahirwe yo kurwara kanseri nk'uburwayi bwa hepatite B, hepatite C ndetse n'izindi ndwara z'ama infection. Hari zishobora gutuma umuntu arwara kanseri nk'iyo bita human papilloma virus, iyi nayo ishobora gutuma urwara kanseri. Ama infection rero atandukanye ashobora kongera amahirwe menshi yo kuba umuntu yarwara kanseri. Infection nka HIV cyangwa se sida yishobora gutera ko umuntu yarwara kanseri. Ntabwo ari kuvuga ngo abantu bose bayirwaye bazarwara kanseri, ahubwo aya ma infection yongera amahirwe menshi yo kuba umuntu yarwara kanseri. Uyu muryango mpuzamahanga kandi ukomeza uvuga ko hagati ya 30 ndetse na 50% hari amahirwe y'uko umuntu ashobora kwirinda kanseri agabanyije ibi biyitera, hanyuma akagira ubuzima bwiza butarimo kanseri mu gihe yitaye ku nama agirwa n'abaganga ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima. World Health Organization ivuga ko wirinze kunywa itabi byaguha amahirwe menshi yo kutarwara kanseri. Uramutse kandi umaintaininze cyangwa se ugashyira ku murongo ibiro byawe, ntugire ibiro by'umurengera bitajyanye n'uburebure bwawe, ibi byakurinda kurwara kanseri. Uhisemo kurya neza indyo yuzuye, ukarya imbuto, ukarya imboga, ukarya ibiryo byiza bifasha umubiri wawe kumererwa neza, ibi nabyo byakurinda kanseri. Guhitamo gukora imirimo itandukanye ituma umubiri wawe gukora ama exercice physique mu buryo buhoraho, ibi nabyo bitwongera amahirwe menshi yo kutarwara kanseri. Kugabanya ndetse no kwirinda kunywa inzoga nyinshi, ibi ni byiza ku mubiri wawe kuko bikurinda amahirwe menshi yo kuba warwara kanseri. Gufata inkingo za human papilloma virus ndetse na hepatite B na hepatite C, ibi rero byakurinda kurwara kanseri cyangwa se byagabanya amahirwe wari ufite yo kuba warwara kanseri. Kwirinda kujya ku izuba rikabije kuko ushobora guhura n'amareyo sole cyangwa se imirasire y'izuba ishobora kukwangiza. Ibi nabyo birinda uruhu rwawe bikaha uruhu amahirwe menshi yo kutarwara kanseri. Kwirinda ibyuka bihumanya ndetse no kujya ahantu biri, ibi nabyo ni byiza kuko nabyo bitugabanyiriza amahirwe yo kuba twarwara kanseri z'ibihaha. Hello, this is Dave again. Nizere ko mumeze neza. Iyi ni The Voice Live. Ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza ubuzima bwiza butarimo uburwayi, ubuzima burimo Imana n'amafaranga, burimo amahoro n'umutuzo. Nizere ko muzabihorana kandi nanjye Imana ibimpa. Ngo hayikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusangira amakuru ku bijyanye na kanseri ndetse n'ibyo twakora kugira ngo tuyirinde. Ubwire n'ibyo dukora buri munsi tutazi nyamara bishobora kutwongera amahirwe
amahirwe menshi yo kwandura kanseri zitandukanye bitewe n'ibyo twakoze. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi uvuga ko 50% za kanseri dushobora kuzirinda dukoze ibyo ngiye kubabwira muri iki kiganiro, tukarushaho kugira ubuzima bwiza butarimo kanseri zigiye zitandukanye. Kanseri rero ni igihe uturemangingo tw'umuntu cyangwa se serire z'umuntu zihinduka ibibyimba, zikagenda zihinduka ibibyimba. Umuntu rero agizwe n'uturemangingo. Mu gihe rero ibaze niba ari mu bihaha, uturemangingo tugize ibihaha tugahinduka ibibyimba, bitewe rero nuko wahuye na facteurs zitandukanye cyangwa se ibyagutera kanseri bitandukanye, bikaba byatuma rero n'ukuntu uteye cyangwa se facteurs zituruka kuri wowe byahura, bikaba byatuma twaturemangingo tugize ibihaha duhinduka ibibyimba. Ibibyimba rero akaba ari byo bizavamo kanseri. Bakavuga ko wagize kanseri bitewe naho ibyo byabereye. Niba byabereye mu bihaha, ubwo ni kanseri y'ibihaha. Niba byabereye mu mwijima, ni kanseri y'umwijima. Bitewe rero na facteurs zitandukanye. Hari facteurs zigaragara ushobora gutera kanseri, zirimo imirasire ituruka ku zuba, zirimo ibyo umuntu arya, ibintu by'ubutabire abantu bagenda bahura nabyo babihumeka cyangwa se babinywa mu buryo butandukanye, kunywa inzoga, kunywa itabi, ndetse hari n'ama infection cyangwa se indwara zitandukanye zishobora gutera kanseri zitandukanye bitewe n'igice izo infection zirimo. Uyu muryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi uvuga ko buri mwaka abana 400,000 bandura kanseri zigiye zitandukanye, kandi muri 2020 uyu muryango wavuze ko 10,000,000 z'abantu bahitanywe na kanseri zitandukanye, zirimo kanseri y'amabere, kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'ibihaha, kanseri y'igifu, ndetse na kanseri y'uruhu n'izindi kanseri zitandukanye. Dr. Susan Gapcha, inzobere mu bijyanye na kanseri, avuga ko turamutse tugabanyije ibi bikurikira bishobora kutugabanyiriza amahirwe menshi yo kuba twarwara kanseri, kandi mu gihe twitaye ku buzima bwacu byaturinda kurwara kanseri zigiye zitandukanye. Nkuko ngiye kubikubwira, ibintu ushobora kwirinda bikaba byakurinda kurwara kanseri. Dr. Susan rero avuga ko dukwiye kwirinda kujya ku zuba igihe kinini, kubera ko ari ya mareyo solaire cyangwa se iriya mirasire y'izuba ishobora gutuma turwara kanseri y'uruhu, kubera ko yangiza fibre zo mu ruhu, bikaba byatuma rero turwara kanseri z'uruhu kubera ko twagiye ku zuba igihe kirekire. Izuba rya mu gitondo hagati ya saa moya na saa tatu nta kintu riba ritwaye, riba rifitemo vitamine D. Iyi vitamine D ni nziza, turayikeneye, ariko izuba riri nyuma ya saa 4 kugeza saa 8, iri zuba ntabwo ari ryiza kuko riba rifite amareyo solaire menshi, ndetse rikaba ryakwangiza uruhu rwacu, bikaba byatuma rero tugira amahirwe yo kuba twarwara kanseri. Byiza rero kwitarika izuba, ngo ujye kuzuba igihe kinini, nubwo waba wambaye amarinete cyangwa se wambaye n'ibindi bintu bikurinda izuba. Ugomba rero gushaka igicucu ukaba ari cyo wicaramo kugira ngo urinde uruhu rwawe amahirwe yo kuba warwara kanseri. Dr. Suzana kandi avuga ko ubushakashatsi bwakozwe uvuga ko guhora mu ndege cyane, waba uri umugenzi cyangwa se umupilote cyangwa se ukora business zitandukanye, ibi nabyo bishobora kukongera amahirwe yo kurwara kanseri zitandukanye, cyane nk'abagore. Abagore bakunda guflyinga cyangwa se kujya mu flight atandukanye, bafite amahirwe menshi ya 50% yo kuba barwara kanseri z'amabere. Ibi rero akaba ari ubushakashatsi bwakozwe bitewe rero nuko kugenda mu ndege cyane. Altitude yo hejuru rero, ingendo zikorerwamo zo mu ndege kubera amaradiation, ibi rero bishobora gutuma umubiri ushobora kugira ibibazo bya kanseri. Ubu bwoko bw'amaradiation rero buturuka kuri altitude yo hejuru bwangiza DNA y'umuntu. Ibi rero bikaba byatuma rero umuntu agira amahirwe menshi yo kuba yarwara kanseri zitandukanye, bitewe no kuba yagenze mu ndege cyane kuri altitude iri hejuru, kubera amaradiation aboneka
hejuru mu kirere. Iyi nzobere kandi ivuga ko abantu bo mu ndege bakunda gutanga serivisi zitandukanye kubera kugenda mu ndege cyane bafite amahirwe yo kurwara kanseri zitandukanye zirimo kanseri zo mu muhogo, kanseri z'umwijima ndetse na kanseri y'igifu. Dr Suzanne avuga ko dukwiye no kwirinda kunywa itabi kubera ko itabi habamo uburozi butandukanye bungana n'ibihumbi 4,800. Dr kandi avuga ko mu itabi habamo ubutabire 70 bushobora kugutera kanseri itandukanye cyane cyane iyo mu bihaha. Inzobere kandi itubwira ko kunywa itabi bigabanya kurama k'umuntu ndetse kandi bikongera amahirwe yo kurwara umutima, bikaba byatera uburwayi butandukanye by'ibihaha ndetse kandi ukaba wanarwara kanseri zitandukanye. Ibyiza rero ni ukureka kunywa itabi. Inzobere kandi ivuga ko ntarirarenga niba wanywaga itabi rwose wahita urihagarika kuko umubiri wawe uhita umenya aya makuru yuko wahagaritse itabi, kurama kwawe bikiyongera ndetse n'indwara wari kuzarwara zikagabanuka, amahirwe akagabanuka kubera ko umubiri wawe wabonye amahirwe yo kubaho udafite uburozi butandukanye buturuka mu itabi. Dr Suzanne kandi avuga ko inzoga, nubwo bavuga ko kunywa inzoga zishobora kuba nziza ku buzima bw'umuntu, bavuga ko nk'ikirahure kimwe cya wine nta kintu gishobora gutwara umuntu, ariko kandi ngo kunywa inzoga nyinshi cyane ibi si byiza na busa kubera ko bishobora kongera amahirwe menshi ku bagore no ku bagabo kuba barwara kanseri zitandukanye. Kunywa inzoga nyinshi rero byongera amahirwe menshi yo kurwara kanseri y'amabere, kanseri y'umwijima, kanseri yo mu muhogo. Ibi rero kubyirinda nibyo byiza kuko wagabanya aya mahirwe. Dr Suzanne kandi avuga ko no gushobora kuba utanywa itabi ariko ubana n'abanywi b'itabi, ibi nawe bigushyira ku mahirwe menshi yo kurwara kanseri kuko nubwo utaritumura nyamara iryo batumura nawe urarimira. Ibi rero si byiza, bigendana n'abanywi b'itabi niba utarinywa kuko mwese muhuje amahirwe yo kurwara kanseri zitandukanye. Dr Suzanne kandi avuga ko kugira ibiro biri hejuru bitajyanye n'ubuzima bwawe n'uburebure bwawe bishobora kukongerera amahirwe yo kurwara diabete, umutima ndetse n'umubyibuho ukabije. Akavuga ko 8% bya kanseri bishobora guturuka kuri uyu mubyibuho ukabije ndetse ko kuba watakaza ibiro ibi bikugabanyiriza amahirwe yo kurwara kanseri zitandukanye zirimo kanseri ya pancreas, kanseri y'impyiko ndetse na kanseri y'amabere n'izindi zitandukanye. Kurya ibiryo bifite intungamubiri zihagije, ukarya imbuto n'imboga ndetse ukirinda ibintu byatuma ubyibuha, ugakora exercice physique, ugakora imikino ngororamubiri itandukanye, ibi bikongera amahirwe yo kugabanya ibiro kandi bikakurinda kuba warwara kanseri zitandukanye, ukaba wazirinda ukoze ibi. Inzobere mu bijyanye n'ubuzima Dr Suzanne avuga ko guhora muri salo ukoresha inzara cyane na bariya bakora muri salo basiga inzara bishobora kukongera amahirwe menshi yo kurwara kanseri bitewe n'ubutabire buboneka muri verne burimo triphenyl phosphate, toluene ndetse n'izindi zitandukanye zongera amahirwe yo kurwara kanseri n'ibindi bibazo by'ubuzima. Dr Suzanne kandi avuga ko kunywa amazi yo muri robine atari byiza kubera ko bishobora kukongera amahirwe menshi yo kurwara kanseri. Kuba rero amazi akugezeho aciye muri robine ntago bivuze ko aba yujuje ubuziranenge 100%. Mbere yo kunywa amazi rero ugomba kubanza kuyatunganya ukayateka. Ibi nibyo byarinda ubuzima bwawe kandi bikakurinda amahirwe yo kuba warwara kanseri. Chromium 6 iba mu mazi ndetse na arsenic na amadesinfectant bakoresha batunganya amazi, ibi rero byose bishobora kuguhongera amahirwe menshi yo kuba warwara kanseri. Iyi nzobere mu bijyanye n'ubuzima kandi ivuga ko kudakora imirimo, kuhora wicaye, ntukore ibintu bitandukanye, ibi rero bishobora kukongera amahirwe yo kurwara kanseri zitandukanye zirimo kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'amabere, kanseri zigiye zitandukanye. Burya ngo umuntu akwiye nibura kumara iminota 150 akora imirimo itandukanye ndetse kandi akaba yakora n'ama exercice physique, akaba yagenda n'amaguru. Ibi rero bituma ubuzima bw'umuntu bumera neza kandi bikamurinda ibibazo bitandukanye. Gukora cyane ndetse no gukora imirimo itandukanye ibi byongerera ubudahangarwa umubiri wacu ndetse bukagabanya no kwangirika k'umubiri, bikongera amahirwe menshi rero yo kuba tutarwara kanseri cyangwa se kuba twagira ibibazo bitandukanye kuko twitaye ku buzima bwacu.
Dr Suzana kandi atugira inama y'uko dukwiye kuryama ndetse ntidukora amasaha y'ikirenga, kuko kuryama amasaha menshi ukaryama amasaha yagenwe amasaha 7 ndetse hagati ya 7 n'8, ibi bishobora kuturinda kanseri zitandukanye zirimo kanseri y'amabere, kanseri ya prostate. Ibi byose rero bituruka kuba twasinziriye neza tugafata umwanya wo kuruhuka. Abantu rero bakunda gukora amasaha ya nijoro, amashift ya nijoro, ntibabone umwanya wo kuruhuka, bafite amahirwe menshi yo kuba barwara izi kanseri. Dr Suzana kandi avuga ko kujyana imyenda yacu muri dry cleaner, guhora tuyijyanayo, ibi rero bishobora kutwongera amahirwe yo kurwara kanseri bitewe n'ama chemical bakoresha basukura iyi myenda. Ibi rero kubigabanya nabyo bigabanya amahirwe yo kutandura cyangwa se kutarwara kanseri zitandukanye. Gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye byongera amahirwe yo kuba umuntu yarwara icyo bita human papilloma virus. Iyi rero ikaba nayo yongera amahirwe menshi yo kuba umuntu yarwara kanseri. Ni byiza rero kwikingira ndetse kandi ukarinda n'abandi. Dr Suzana kandi avuga ko gukunda kurya inyama zo mu nganda ziba zaciye mu nganda, amasosiso, izindi nyama ziba zabanje guca mu nganda, hot dog n'izindi, ibi rero bishobora kukongera nanone amahirwe yo kurwara kanseri zitandukanye bitewe n'ibyo wabashyizemo n'uburyo ziba zakozwe n'umunyu. Ibi rero byose ntabwo ari byiza kurya izi nyama ku rwego rwo hejuru, kuko byongera amahirwe yo kurwara kanseri bitewe n'ama chemicals baba bashyizemo kugira ngo zimere kurya tujya tuzumva. Rero aya ma composition ashobora gutera kanseri. Dukwiye kandi kwirinda kunywa ibintu bishyuhiranye cyane. Ibi rero kunywa ibintu bishyushye, kunywa icyayi gishyushye, kunywa ikawa ishyushye, ibi byongera amahirwe menshi yo kurwara kanseri yo mu muhogo. Ni byiza rero kunywa ibintu bidashyushye cyane kuko byadutera ubu burwayi. Iyi nzobere rero itubwira ko dukwiye kwirinda kongera gushyushya amatekawe batuhayemo ibiryo. Bashaka kukuzanira ibiryo muri tekawe, hanyuma wenda ntuyitubirya ukaba wabishyushya muri microonde. Ibi rero bikongera amahirwe menshi yo kurwara kanseri kubera ubutabire buba muri aya matekawe baba bakozemo ubutabire bwita citerene. Iyi citerene rero ishobora kongera amahirwe menshi yo kurwara kanseri, kuko iyo bakora aya take-out cyangwa se aya matekawe usanga bayakoramo muri ubu butabire, bikaba byatwongera amahirwe yo kurwara kanseri. Dr Suzana kandi avuga ko guhora ukoresha iyi citerene, guhora ushyushya ibi bintu babikuzaniye, bakuzaniye icyayi, ikawa, ukongera ukabishyushya. Ibi rero kubishyushya muri tekawe ni bibi kuko bishobora kukongerera amahirwe menshi yo kurwara kanseri yo mu maraso, leukemia, lymphoma. Ibi byose rero bishobora kuba bibi ku buzima bwacu, ndetse umuntu akaba yarwara na kanseri yo mu muhogo na kanseri ya pancreas. Ni ngombwa rero ngo tubyirinde kandi tubigabanye. Guhora ubikoresha rero ntabwo ari byiza. Kuba bikoresha rimwe na rimwe ntacyo bitwaye, ariko guhora ubikoresha ntabwo ari byiza ku buzima bwacu. Kimwe n'inyama zaciye mu nganda rero, inyama z'umutuku, inyama z'inka rero n'izindi z'umutuku zitandukanye, ntabwo ari byiza guhora uzirya kubera ko zikungahaye kuri nitrate na nitrite. Ibi rero bishobora kugutera amahirwe menshi yo kurwara kanseri kubera ko zifitemo ubu butabire bushobora kudutera amahirwe yo kuba twarwara kanseri. Inzobere kandi igira inama abantu bakunda gukora amajardin, bakunda kuyatunganya bakuramo ibyatsi, hari ibyo bita weed killer. Ibi rero ni imiti yica ibisambo bishobora kuza mu byatsi nk'urwiri, bishobora kwangiza indabo n'amajardin. Iyi miti rero yangiza ibi bisambo cyangwa se ibi byatsi bindi bitateganyijwe muri jardin, usanga yifitemo icyo bita glyphosate. Iyi glyphosate rero ikaba ishobora gutera umuntu kanseri mu gihe yamaze igihe kinini ayikoresha, ashobora kugira ibibazo by'amakanseri bitandukanye. Tugomba kandi kwirinda kuba ahantu hari ibyuka byangiza. Abantu bakora mu nganda haboneka ibyuka byangiza, ibi rero ntabwo ari byiza nabyo
ngo byongera amahirwe yo kuba warwara kanseri zitandukanye kubera iyi myuka yangiza uhora uhumeka. Iyi nzobere kandi ivuga ko amaradiation aturuka ku matelefone, ku mateleviziyo, nubwo aba ari makeya cyangwa se ari muri kantite idahagije, itari ku rwego rwo hejuru, ndetse n'aturuka mu modoka, ibi bitwongera amahirwe menshi yo kurwara kanseri. Guhora ku matelefone cyane no ku mateleviziyo, ibi byose rero ntabwo ari byiza, nabyo byongera aya mahirwe. Inzobere rero mu bijyanye n'ubuzima zikora muri World Health Organization zivuga ko 50% bya kanseri dushobora kubyirinda twirinze ibyo tumaze kuvuga haruguru, tukirinda ibyatuma turwara kanseri, tukirinda itabi, tukagira ibiro biri ku murongo, tukarya ibiryo bifite intungamubiri, tugakora ama exercice physique atandukanye, tukagabanya inzoga, tukikingiza, tukirinda kwishyira ku zuba, ndetse kandi tukirinda ama radiation atandukanye, tukagabanya ibintu byose rero byadutera kuba twarwara kanseri. Ibiro ni byiza ku buzima bwacu, kubera ko mwabyumvishe ko abantu batandukanye ku isi bagenda bicwa na kanseri. Nko muri 2020 miliyoni 10 z'abantu bapfuye bari bishwe na kanseri zitandukanye, kanseri z'amabere, kanseri z'ibihaha, z'inkondo y'umura, za prostate, z'uruhu, z'igifu, ndetse n'izindi zitandukanye. Nubwo rero tutakwirinda 100%, ariko uruhare rwacu rurakenewe ngo twirinde kandi turinde n'abandi kanseri. Ni ngombwa rero ngo dufatanye turwanye ibi bishobora gutuma ubuzima bwacu tubutakaza. Mu gihe rero kanseri yabonetse hakiri kare, ishobora kuvurwa igakira. Umvise rero abantu benshi bagiye bakira kanseri, ariko kandi kwisuzumisha no kumenya kwirwaye kare nibyo bya mbere, kuko iyo utinze amahirwe aragabanuka yo kuba wakira. Mugire ubuzima bwiza, mwiyiteho kandi mukunda amagara yanyu, murya neza, mwiyitaho, mukora imikino ngororamubiri itandukanye, ndetse kandi mwirinda ibyakwangiza ubuzima bwanyu, byashyira mu kaga ubuzima bwacu. Ni ngombwa rero ngo dufatanye kwirinda kandi duhugurane. Mwakoze kubana nanjye, iyi ni The Voice Life, nanjye ndi Devote Uwase. Mugire amagara mazima, mwirinde ibyorezo bitandukanye, twirinde imambaga, dukaraba intoki, ndetse kandi dukora ibyo ubuyobozi budusaba kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. The Voice Life nakagaruka, nanjye naho ubutaha. Bye bye, mwakoze kubana nanjye. Imana ibarinde, mwiyiteho, ndabakunda.